ukuntu abantu bazimiza ubuzima bari gushaka ubuzima, ikindi ukuntu abantu bazimiza ubuzima bw'iteka bari gushaka ubuzima butari ubw'iteka. Njye naranabirebye mbona ari ikintu gisa nkaho kinateye ubwoba cyane. Umuntu yamara kuzinduka agiye ku kazi, kandi birumvikana umuntu agiye ku kazi kugira ngo abeho, abone ibimubeshaho, ariko muri bimwe asanganywe bitari ibyo agiye gukorera uwo munsi, akabura umwanya wo kwiyitaho, akabura umwanya wo kubirya, akabura mbese nabyo ubwabyo akaba yabura uburyo bwo kubigeraho, byanamugeraho akabura umwanya wo kubirya kugira ngo abeho, kandi ari gushaka ibizamubeshaho. Bagahiga ubuzima ngo bakabugeraho, ariko ngo kubwo gutinya yuko bazahomba, ngo bakanga no kubiryaho kugira ngo bidasubira inyuma ngo batazahomba. Ni igihombo ku kuba abantu bafite badakenye batari abakene, ariko imibiri yabo ikaba ikenye, bavuga ngo umubiri wawe urashonje, ubuze ibyo kurya, kandi mu mufuka, mu rugo, mu mafaranga, kuri banki hariyo amafaranga. Niyo mpamvu uri kubona indwara z'uburyo bugiye butandukanye ziri kujya zikomoka kuri iyo mpamvu yo kubura imirire. Turi gushaka ibyo kudutunga, turi kubura imirire, tukagira indwara zitandukanye, kandi turi gushaka ibyo kudutunga. Noneho ukibaza bizagutunga ryari? Mu gitabo cyitwa Umurimo w'Umukristo, urwo rupapuro aho Imana yandikishije ivuga ko abantu batita ku byayo ku bw'inyungu zabo n'imirima yabo bari kuyitaho kugira ngo badahomba, ngo ibyo ngo abene abo bantu Imana ijye bashyiraho akamenyetso. Ntabwo ari ikimenyetso cy'Imana, ahubwo ngo ni akamenyetso, kandi ngo mu mwanya wo kubona umugisha ahubwo babona umuvumo. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Turamukanije mu izina rya Yesu. Uwiteka abahire. Reka dushime Imana ikiturinze ikaba iduhaye n'aya mahirwe yo kuba hari ikindi kiganiro tugiye gukora. Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka mu bintu byo mu buzima busanzwe, ariko nanone bitajya bitandukana n'iyobokamana. Ndirankunda Jacques, ndi kumwe na mwene data nitwa Munyemana Protogene Timotheo. Yego, utuye hehe? Nkaba ntuye mu karere ka Rusizi, murenge wa Gihundwe. Mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Gihundwe. Harabo numvishe bakwita Mugorozi. Ubundi akenshi icyo umuntu akora nicyo yitirirwa, kuko iyo umuntu ahinga birumvikana bamwita umuhinzi, yaba yorora birumvikana aba ari umworozi. Bitewe rero n'umurimo dukora ugendanye no kuba umuntu yaha abantu ubujyanama mu bijyaniranye no kugorora ibyagoramye, niyo mpamvu akenshi haba aho ntuye ndetse n'aho nkorera nzwi cyane ku izina rya Mugorozi. Yego, ubwo nabyumvise bari kuguhamagara kuri telefone ati tujye kwa Mugorozi. Mugorozi yabaye Mugorozi. Birumvikana rwose. Ni ibintu abantu benshi bakunze cyane, ko burya n'izina utihamagara ntabwo waryanga. Cyane yuko nta nubwo ari nawe wagiye isi. Ntabwo ari njye naryiyise, ahubwo bitewe n'ibyo abantu babona cyangwa se n'ibyo bumva, niyo mpamvu bavuga bati hariya ni kwa Mugorozi. Yego, turaganira uyu munsi ku ngingo yo gushaka imibereho no gushaka ubuzima, ariko ukazimiza ubuzima uri gushaka ubuzima. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva. yego. Kabiri, ukuntu abantu bazimiza ubuzima bari gushaka ubuzima, ikindi ukuntu abantu bazimiza ubuzima bw'iteka bari gushaka ubuzima butari ubw'iteka, bakabamba iby'iyobokamana n'amahame by'Imana bakabitesha agaciro, ntibabihe agaciro na gatoya, ariko bari gushaka iby'ubu buzima bw'akanya gatoya. Kaduhere kuri icyo cya mbere, cy'ukuntu abantu bajya bazimiza ubuzima bari gushaka ibintu. Ubundi ibintu abantu bashaka baba bazabimaze iki? Ni gute ibyo bintu bibaho gute? Kuko hari umuntu wese ubyumva aravuga ati se ibyo bishoboka gute ko wazimiza ubuzima uri gushaka ubuzima? Yego, urakoze cyane Jacques. Ngira ngo kuri iyo ngingo
urebye ni ikintu njye naranabirebye mbona ari ikintu gisa nkaho kinateye ubwoba cyane, aho umuntu ukurikije nuko n'imiterere y'abantu, aho usanga umuntu mu by'ukuri yitwa ko ari gushaka imibereho, akaba ari gushaka uburyo bwo kubaho, ubuzima ari guhiga amafaranga kugira ngo atazakena azarye. yego nibyo ndimo kuvuga. Umuntu akaba ari gushaka imibereho, umuntu akaba ari gushaka ibyo kumutunga, umuntu akaba ari gushaka ibyo kumutunga, ariko nanone agahindukira akabura umwanya wo kurya kugira ngo abeho. Mbese umuntu akaba ari gushaka ibyo kumutunga, ariko bimwe afite kugira ngo abeho akabura uburyo bwo kubirya kugira ngo akomeze kubaho mu buzima, kandi ari gushaka ubuzima bw'ejo, bwa none n'ubw'ejo hazaza. Yego, ibyo birashoboka. Ndabiguha muri ubu buryo, aho umuntu bushobora gucya mu gitondo, umuntu akazinduka akajya ku kazi. Umuntu yamara kuzinduka agiye ku kazi, kandi birumvikana umuntu agiye ku kazi kugira ngo abeho, abone ibimubeshaho. Ariko muri bimwe asanganywe bitari ibyo agiye gukorera uwo munsi, akabura umwanya wo kwiyitaho, akabura umwanya wo kubirya, akabura, mbese nabyo ubwabyo akaba yabura uburyo bwo kubigeraho, byanamugeraho akabura umwanya wo kubirya kugira ngo abeho, kandi ari gushaka ibizamubeshaho. None se ubundi yabibonye bigenda gute? Se ubundi ajya bigwira ryari? Iyo akoze muri ubwo buryo bwo gushaka ibizamubeshaho, akabura umwanya wo kurya ibimubeshaho, ingaruka icyo abikomoramo nta kindi, ni uko nubwo yakomeza akabishakisha, byanze bikunze igihe kiragera agapfa atabiriye, bitewe n'uko yashatse ibyo kumutunga, akabura umwanya wo kurya yashatse ibyo kuzamutunga, kuzamubeshaho, abura umwanya wo kurya kugira ngo abeho. Umusaruro akomoramo ni uw'uko bya bindi ari gushaka n'iyo amaze kubibona, nubwo ntawe ubibona, igikurikiraho ni uko apfa gitunguro atariye kuri bimwe yaruhiye. Birababaje. Mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura volume ya 3 yitwa Rinda Ubwonko Bwawe, havuga yuko mu kagingo kavuze ngo abantu bararushye, harimo amagambo avuga yuko ngo twiruka ngo bucya turi gushaka ubuzima turi kubuhiga, noneho bamwe ngo bagahiga ubuzima ngo bakabugeraho, ariko ngo kubwo gutinya yuko bazahomba, ngo bakanga no kubiryaho kugira ngo bidasubira inyuma ngo batazahomba. Icya kabiri, hari abandi bantu babaho bari gukora akazi pe, ubwo butumwa bajya babutanga, abantu bakumva barabikubwiye, ngo bitewe n'akazi, ngo mperuka kurya, ukumva hashize iminsi 2 atariye atiyiseho, ngo bitewe n'akazi. Ese akazi kamubujije kujya, kandi ajya gushaka akazi ngo yaragiye gushaka ibyo kurya. Kuri iyo ngingo nk'uko wavuze ko turi buhere ku ngingo ya mbere, mu by'ukuri reka nguhe nk'urugero. Hari umuntu nzi neza, atari umuntu wabimbwiye, ahubwo nzi neza. Ni umuntu washakishije uburyo bwo kubaho kandi neza, kuko nta muntu burya wifuza kubaho nabi, ahubwo buri wese aba yumva yabaho neza, yagira iterambere, yabaho nk'uko abandi babaho neza babaho. Burya buri muntu wese nicyo cyerekezo cye. Hari umuntu rero nzi wabayeho muri ubwo buryo, hanyuma noneho amaze kugira uburyo bwo kubona amafaranga, ariko muri ubwo buryo bwo kwiyimana kubwiye mbere haruguru, hanyuma atangira kubaka inzu. Uwo muntu ndamuzi neza gutya. Amaze kubaka inzu, ayubaka muri bwa buryo bwo kugira ngo azabeho neza, ariko yiyima kubaho neza muri iyo ndagihe arimo, kugira ngo azabone uko yuzuza ya nzu, ayibemo neza. Ariyima, arikokora cyane kugira ngo abashe kugera kuri iyo nzu. Mbese ni bya bindi wumva bavuga ngo no kwizirika umukandara. Ku buryo no kugira ngo umuntu nimba tuvuge wenda inzu ari kubona izahagarara agaciro ka miliyoni 40, ku buryo kugira ngo akure nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 abihahisha ibyo kumufasha muri ubwo buzima arimo,
bikamugora kugira ngo kubera ko abona nabikoraho yanze itazuzura bigatuma yizirika umukandara cyane noneho akiyima kuri ibyo byo yagagombye kuryaho kubera ko afite intego yo kuzaba muri ya nzu ya miliyoni ihagaze miliyoni 40. Uwo rero nzi n'uwo ndi kukubwira nzi neza yabigenje atyo inzara yikora arayuzuza ariko yiyimye ku buryo nawe wamureba ukabona koko yiyimye kumubona mw'inzara ukamureba mu jisho ukabona ko yiyimye koko ukabona ko ashonje. Ariko icyantangaje nuko akimara kuzuza inzu neza azahita nko mu cyumweru gitaha yahise ko kubera ko iyo wiyimye gutyo hari iby'umubiri ukena. Iyo wiyimye gutyo ukakora ibyo bita ngo kwizirika umukandara hari iby'umubiri ukena wari ukeneye kugira ngo uwo mubiri ukomeze kuba ibitunga umubiri. Iyo wiyimye gutyo hari iby'umubiri ukena noneho mu gihe runaka ugahura n'indwara wowe utazi zikomotse kuri kwa kwiyima kurya noneho izo ndwara akaba arizo zizaguhitana. Niko byamugendekeye bitewe nuko kwiyima umubiri urakena amaze kuyuzuza ahita akomerezwa n'indwara yari asanganywe. Iyo ndwara iramuhitana yari kuzataha iyo nzu mu cyumweru gitaha. Ubwo ibyo navugaga rero bya bindi byo gushaka ubuzima bwo kubaho mu gihe cya none n'ejo ukiyima ubuzima bwa none ukanga kurya ukanga gukora iby'umubiri ugusaba ngo uri guteganyiriza ejo ugasiduka ubuzima wabuhombye urupfu rukagutungura bitewe nuko ngo wiziritse umukandara cyane uri gushaka kubaho. Ibyo ni ibintu byabayeho nzi neza 100%. Rero nibyo wavuze uti umuntu agashaka kubaho ari gushakisha ibimutunga ariko nanone akiyima kurya ibyo kumutunga. Urumva uwo muntu abari gukora ibyo azajyana he? No kwiyahura. Yego icyo gihe no buzima mu by'ukuri ureba ukabona buteye ubwoba aho abantu baba barimo bagenda biyahura ariko batabizi bari gushakisha ibyo kuzabatunga none n'ejo babibona nabwo ntibabirye babibona ntabwo uwo nguwo uri gushakisha ibizamutunga none n'ejo si uko ababibuze ahubwo abafite ibyo kumutunga ariko bitewe n'icyerekezo ngo abari kubona cy'abandi uko bameze imiterere runaka yubatse iyi runaka yaguze imodoka runaka yagenje atya ntabwo ababuze ibyo kumubeshaho ahubwo ni uburyo bwo kurarikira isumbwe ry'abantu muri iyi si bituma biyima kurya kugira ngo bazagere kuri ibi runaka batitaho ubuzima bwabo ntibabwiteho amagara bakayahomba. Twahoze turasesengura ku ndwara ya osteoporose cyangwa se osteoporosis ni indwara yo kuvunguka no kumungwa kw'amagufa. Dusesengura ngo mbese iterwa n'iki? Ubundi umunyungugu wa calcium iyo ubuze mu mubiri nguyo tutarya ibyo kurya bikize kuri calcium umubiri ukenera kunyunyuza wifashisha ngo ujya kwifashisha calcium yariri mu magufa. Noneho calcium yariri mu magufa igasohoka ikajya gufasha umubiri kuko mu byo twariye nta calcium irimo twakenye calcium umubiri wakenye calcium umubiri ukiyambaza calcium yo mu magufa ikanyunyuza calcium mu magufa kugira ngo ujye gutabara umubiri. Noneho ngo ikiza gukurikiraho amagufa aratangira akaburireme akoroha akazajya aravunguka akazajya aramungwa ngo bitewe no kubura calcium. Bwa mbere yabuze bitewe nuko tutayiriye ibura. Abantu benshi bagwaye indwara zigendanye n'amagufa zigendanye nizo za osteoporosis ariko cyane cyane ngo n'abakunda gukoresha ibikomoka ku nyamaswa proteine zikomoka ku nyamaswa ngo izo ngizo ni isoko y'indwara ya osteoporose cyane ni muri ubwo buryo. Ubwo rero ni igihombo kuba abantu bafite badakenye batarabakene ariko imibiri yabo ikabikenye bavuga ngo umubiri wawe urashonje ubuze ibyo kurya kandi mu mufuka mu rugo mu mafaranga kuri banki hari amafaranga. Wenda uvuze kuri ibyo bijyaniranye n'indwara zituruka mu mubiri ziba ziri mu mubiri ariko hari nubwo umuntu aba atariye ibifite iyo calcium uvuga ahubwo nta nubwo aba yariye
nta nubwo aba yariye. Wenda ndaguha nk'urugero, hari nk'ukuntu abantu bagira imirimo myinshi, kandi umuntu ugize imirimo myinshi ntabwo mu by'ukuri abuze ubushobozi. Uko umuntu agira imirimo myinshi birumvikana niko n'ubushobozi buba ari bwinshi, buriyongera. Noneho ntibyagutungura cyangwa bigutangaza aho umuntu ashobora kumara iminsi itatu, ubwo ni amasaha angahe? Agakubita amasaha 70, kandi ari gukorera ibyo kumutunga, ariko akakubita amasaha 70 atari yakoze icyo kurya mu kanwa. Abo bantu babaho atari yarya umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, amasaha 70 agashira uwo muntu atari yarya, kandi ubwo ari gushaka ibyo kumubeshaho. Niyo mpamvu uri kubona indwara z'uburyo bugiye butandukanye ziri kujya zikomoka kuri iyo mpamvu yo kubura imirire. Turi gushaka ibyo kudutunga, turi kubura imirire, tukagira indwara zitandukanye, kandi turi gushaka ibyo kudutunga. Noneho ukibaza bizagutunga ryari? Niyo mpamvu uri kujya usanga abantu bari kurwara indwara zijyaniranye no mu mutwe. Ugasanga abantu bafite indwara zikomeye cyane z'uburwayi bw'imigongo idakira. Biterwa n'iki? Biterwa no gukoresha umubiri cyane, ugakoresha intekerezo cyane, noneho bya bindi byasohotse mu mubiri ntushakishe uburyo bwo kubisubiza mu mubiri. Ibyo bigatuma umubiri ukamuka, indwara zikabona aho zinyurira. Ugasanga imigongo idakira, ugasanga abantu bafite ibibazo ngo bya stress. Sinzi nimba ujye ukunda kuganira n'abantu, ariko ngira ngo haruguru twavuze ko nkanjye wavuze ko bakunda kunyita mugorozi. Nakumvise bari kuri telefone bari kuguhamagara mugorozi rega. Yego. Bitewe rero n'uburyo uhuramo n'abantu mu buryo bugiye butandukanye kandi b'ingeri zitandukanye, cyane ko dutanga n'ubujyanama mu byiciro bitandukanye, ariko cyane cyane mu ishami ry'ubuzima. Mu by'ukuri usanga abantu benshi ngo bafite ikibazo ngo cya stress. Umuntu akakubwira ngo ngewe ngo mfite ikibazo ngo cya stress, ngo ngira stress. Wamubaza ese ujya uryama ryari? Akakubwira ngo ndyama saa 7 z'ijoro. Ukamubaza ese urya ryari? Amasaha ya kumanywa. Akakubwira ati mbya nko mu masaha 7, saa 8 nabwo iyo mbibonye, cyangwa se iyo mbonye umwanya. None ukibaza iyo ubonye umwanya uba uri gukora iki? Niba uri ku kazi uri gushaka ibyo kukubeshaho, ariko ukageza saa 8 utari wafata icyo kurya kugira ngo ubeho, ubwo ibyo uri gushaka bizakubeshaho ryari? Ugasanga nta gisubizo mfite, nta gisubizo wabona. Umuntu ari gushaka ibizamutunga, ariko yabuze umwanya wo kurya kugira ngo abeho. None ukibaza ibyo bizamutunga ryari atakiriho? Ukabura nawe igisubizo. None ukavuga uti, ugasanga hari indwara ziri kugenda ziza, ariko zitewe no hari ibintu abantu batari kwitaho, batari kuzirikana, kandi nyamara byakagombye kuba ingenzi cyane, aribyo byakagombye kuba ibyibanze, kandi bifite inkurikizi n'ingaruka zizaza nyuma. Yes, umuntu ashobora kuba abona wenda ubwo akubise amasaha 70 atariye. Hari n'ubigeze avuga ngo n'iminsi 4 ngo ishobora gushira, ngo kandi ngo akumva ngo aribwo butwara, ahubwo ngo akumva ngo aribwo butwari bwo kuba yamara iminsi 4 wenda yanyoye nk'amazi, yariye nk'utuntu tudafatika nyine ku munsi, akumva ngo aribwo butwari. Nyamara akirengagiza ko ari gukora ibyo muri iyo ndagihe y'uwo mwaka cyangwa 2 ukurikiyeho, ariko mu myaka 5 iri imbere ye ubuzima bwe buzaba butakiriho, kuko azaba yarishwe n'indwara zigiye zitandukanye bitewe no kutarya. Ubwo rero ukumva mu by'ukuri icyo abantu bakaguye kwitaho ni uburyo bwo gupanga uburyo bw'imiterere bwo kubaho, kuko kubaho ntabwo ari ejo. Birumvikana ntabwo nanone umuntu yabaho ngo asesagure, cyangwa se ngo ibyo abonye uyu munsi abirye none abirangize, kuko ubuzima burakomeza. Ntabwo ari cyo uri kwigisha, ntabwo ari byo ndi kuvuga. Ahubwo nimba umuntu ariho none, ntabwo uzi ko ejo, ntabwo uzi ko uzaba uriho, ntabwo uzi ko ejo bundi uzaba uriho. None urashaka ibizagutunga mu myaka 5 iri imbere, wiyime ibyo kugufasha, ibyo kugutunga muri uwo munsi cyangwa muri icyo cyumweru, uzi ko muri iyo 5, muri iyo myaka 5 uzaba uriho. Niyo mpamvu uri kujya ubona rero
abantu bari kujya barwara indwara z'uburyo butandukanye, abantu bagapfa bibatunguye. Uzakurikirana amakuru kenshi n'ahantu hatandukanye, uzasanga hari abantu bari kujya barwara indwara zitunguranye bagapfa mu cyumweru kimwe cyangwa se mu minsi 3. Nta kindi kibitera, ni ingaruka zo guteganya zo gushaka ubuzima ukazimiza ubuzima ubwo wari ufite. Ariko ukomojeho kuri aba bantu bavuga bati rwose nge maze nk'icyumweru, none maze iminsi 2 ntarya, atari uko yabuze ibiryo abifite biri aho ngaho, bamwe bakanabimena ariko babiburiye umwanya kubw'akazi cyangwa se kubw'imibereho, kubwo guhiga. Ariko hari n'abandi ngo abantu bageze mu myaka 40 kuzamuka, ibitabo by'ubuzima bitugira inama y'uko ngo yarakwiye kugabanya kunywa akongera kurya, nibura n'itegeko ngo kwarya 2 ku munsi. Ibyo twarabyize mu by'ubuzima. Ariko bo ngo imibiri yabo baba bumva kamere iri kubasunikira ngo rata bareke no kurya, nubwo babireka ngo ariko bakanywa cyane. Ngo icyo gihe nicyo gihe baba bakwiye kugabanya ibinyobwa, bakongera ibiribwa, bakarya kenshi gashoboka ariko 2 ku munsi. Ariko abantu benshi icyo ngicyo bakirengaho. Ndakubaza ikibazo, ese ibyo bintu kwiyica gutyo, kwiyima gutyo, cyaba ari icyaha? Uko kwangiriza, uko kwima umubiri ibyo ukeneye, byaba ari icyaha cyangwa se hari icyo bitwaye Imana? Hari iki? Rakoze, ngira ngo nubwo wenda ndi kuvuga ku bintu bijyaniranye n'ubuzima busanzwe, kuko nge ni ibintu narebye mbona ni ibintu biri mu buzima busanzwe. Ariko tugarutse wenda mu iyobokamana aho gakeya, ni gatoya cyane, ni ikibazo gikomeye, kandi byanaba n'icyaha bitewe n'uko, kuko mvuze ko tugarutse tugiye mu iyobokamana aho gatoya, vuga ngo nubwo tubaho ariko muri Bibiliya handitsemo ko twebwe ubwacu turi urusengero rw'Imana. Vuga ngo umubiri wacu ni urusengero rw'Imana, kandi ntabwo Imana yaturemeye kwigenga. Urutsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Imana nayo izamutsemba. Ibyo biri mu ijambo ry'Imana, kandi ntekereza ko turi mu isi ya Gikristo. Abantu twese turi abakristo. Ubu nta mupagani kibaho. Ubwise umuntu umupagani yajya gukurega, kuko twese turi abakristo, dufite aho dusengera, dufite amadini n'amatorero tubarizwamo. Birumvikana turi mu isi ya Gikristo. Bite nuko turi mu isi ya Gikristo rero, niyo mpamvu nimba turi urusengero rw'Imana, kandi umuntu utsembye urusengero rw'Imana, Imana nayo ikazaba izamutsemba, ubwo bihwanye n'uriya muntu ugiye kwiyahura, kuko twese tuzi ko kwiyahura ari icyaha. None nimba wongereye ibinyobwa ukagabanya ibiribwa, ubwo bivuze ngo mu binyobwa, nubwo amazi ari ingenzi, nubwo n'ibindi binyobwa, ariko nta vitamini ziba mu binyobwa. Intungamubiri ziba mu biribwa. Ibyo umuntu ariye nibyo akuramo intungamubiri zo gutunga umubiri. Ni intungamubiri nyine. Zirimo vitamini mu binyobwa, zirimo ariko si nyinshi nko mu biribwa. Ntabwo ari nyinshi, kuko buriya amazi wenda n'ibi binyobwa bindi biba byakozwe, intungamubiri ziba mu binyobwa ariko by'umwimerere. Mu binyobwa by'umwimerere. Yes. Noneho kubera ko ibinyobwa rero ubu biriho ntabwo ari umwimerere, niyo mpamvu nta ntungamubiri wabikuramo. Mu binyobwa ari umwimerere wazibona, ariko bitewe n'uko turi muri iyo si nyine yo gushaka ubuzima, abantu bagazimiza ubuzima, biri mu ngeri nyinshi. Niyo mpamvu intungamubiri zibamo mu binyobwa nkeya, ariko nabwo bya bindi by'umwimerere. Noneho bitewe n'uko rero ubu by'umwimerere bidapfa kuboneka, niyo mpamvu intungamubiri akenshi zishakirwa mu biribwa. Noneho rero iyo habayeho, nk'uko wari uvuze uti ku bagize imyaka 40 gusubiza hejuru bibanda cyane ku binyobwa gusumbya ibiribwa, ubwo byaba ari nko kwiyahura, kuko ni ukwima umubiri intungamubiri zakagombye kuwutunga. Ahubwo reka nkubwire n'akandi kuri iyo ngingo. Buriya umuntu umaze kugera mu myaka 40, wujuje imyaka 40 kuzamura, ahubwo niwe wakagombye kwibanda cyane ku biribwa kandi bifite intungamubiri nyinshi, kugira ngo wa mubiri we ukomeze kugira imbaraga zo kuwutunga, kuko iyo umuntu ageze muri 40 imbaraga z'umubiri ziba zitangiye kugabanuka. Niyo mpamvu uzabona n'abantu bafatwa n'indwara z'uburyo bugiye butandukanye, akenshi
guhera ku myaka 40 gusubiza hejuru bagira indwara z'uburyo bugiye butandukanye kuko imibiri yabo iba yaratangiye gucika intege. Bakagombye rero kubona intungamubiri zivuye ahubwo muri bya biribwa byinshi. urakoze cyane. None se hari n'abandi byo noneho bitewe no gushaka ubuzima ku kagingo ka kabiri, gushaka imibereho, gushaka ubu buzima bw'ubuzima busanzwe bwo muri iyi si, bazimiza batita ku buzima bw'ahazaza ari bwo ubuzima bw'iteka. Icyo urakivugaho iki? Tukiri aho kuri iki cya kabiri, kuri iyo ngingo ya kabiri ho ni ibintu bigoye cyane. Jacques ngira ngo buriya no mu buryo busanzwe bw'ubumuntu, no mu buryo bw'ubumuntu busanzwe hari uburyo bw'imiterere y'umuntu, hakaba n'ibyaha agaciro mu buryo busanzwe. Icyo kuri iyo ngingo iragoye cyane. Urabona hari uburyo abantu bajya gusenga, none abantu benshi turasenga, hakaba ubwo umuntu agira icyifuzo asengera akamara icyumweru, akamara 2 se ari gusengera icyifuzo cyo kubona akazi. Imana ikacyumvira ikamusubiza ikamushakira uburyo bw'akazi, wenda akabona akazi ka leta, wenda akabona akazi k'ubucuruzi, wenda akabona akazi k'ubuhinzi kuko ngira ngo urabizi ko mu buhinzi naho habamo business. Ntiwumva ko nimba umuntu yarasenze icyumweru 2 ukwezi ari gusaba akazi, Imana ikamwumva ikamuha ka kazi, ubwo Imana ntigize neza cyane? Yego. Noneho umuntu yamara kubona ka kazi akagakora agatera imbere, yamara gutera imbere agasigara atakibona umwanya wo kujya gusenga cyangwa se wo kujya gushimira umwe wamuhaye akazi. Uri kubyumva? Sinzi nimba uri kubyumva. Ngewe ngiye gusenga, ndi gushaka akazi kandi mfite uwo ndi kugasaba. Uwo ndi kugasaba arakampaye, amaze kukampa, maze kubona biciyemo hari uko ubuzima mwubatse. Noneho ndarangije, wa wundi wampaye akazi ari kunsaba ngo ariko nubwo uri gukora ibyo, yirengagije ko yakampaye, nubwo uri gukora ibyo ntabwo ibyo bihagije kuko wakagombye no kujya gusenga, wakagombye no kujya gushima kubw'ibyo umaze kugeraho, kandi ujya gushimira umwe wabiguhaye. Narangiza nkababwira nta mwanya mfite, umwanya ntawo mfite wo kujya gushimira, wo kujya gusenga ntago ndi kuwubona bitewe nuko akazi kambanye kenshi. Ni kuvuga ngo ibintu bikatubuza kujya mu iyobokamana. Akazi kambanye kenshi, ntabwo nge ndi kubona umwanya wo kujya gusenga kuko nawe urabona ko akazi mfite ari kenshi. Ngiyeyo ibi n'ibi byapfa, ngiyeyo ibi n'ibi byapfa, sibyo? Kandi aho hahandi ndi gusabwa kujya nibo bampaye bya bindi. Ubwo urumva ko no mu buryo busanzwe umuntu aramutse aguhaye wenda umuntu aramutse aguhaye nk'ibintu runaka, aguhaye umurima, aguhaye inzu, aguhaye inka se, umuntu se ntaba ari umuntu mwiza? Abakugiriye neza, ntaba ari umuntu w'agaciro kuri wowe? Yego. Noneho wa muntu arahindukiye arakubwiye ati noneho nubwo naguhaye ibintu ariko ndi kugusabamo isaha imwe mu munsi cyangwa se isaha imwe mu cyumweru ngo uzaze twongere twicare tuganire kuri wa mushinga wari warambwiye kandi narawugukoreye. Warangiza ukamubwira ngo iyo saha mu cyumweru ntayo mfite, ntayo mbona. Ubwo mu buryo busanzwe urumva wabuhaye agaciro umwe waguhaye bya bintu? Buri umugambanyi muri definition y'ubugambanyi nacyo kibamo. Noneho rero urumva ko umuntu yasabye, ngiye nasenze nsaba kubona akazi, none akazi ndakabonye, ibintu birabonetse, bimbanye byinshi. Noneho byamara, ubwo turi mu iyobokamana, twaje mu ishami ry'iyobokamana se. Noneho ibintu byamara kumbana byinshi, umuntu mu itorero rye cyangwa se mu idini abarizwamo bati uyu munsi uze tujye gusenga. Nanjye nkamubwira nti hoya, uwo munsi wo kujya gusenga ahubwo nibwo mbonaho ibyashara byinshi. Kandi ubwo byashara kugira ngo bize, wa wundi nasabye akazi ari nawe uri kunsaba kujya kumusenga niwe wabimpaye. None nkavuga ngo ibyashara byabaye byinshi ntabwo njyayo. Uwo bene wenda kugira ngo tubyumvire neza,
bene abo ngabo usibye no kujya mu materaniro nta no kuba babona n'umwanya wo gusoma Bibiliya bari mu rugo, uwo bawubona. uravuga umwanya wo gusoma. Hari umuntu wabonye ibyo byashara cyangwa se uburyo bw'akazi nyine bwinshi, abona nta mwanya n'isaha n'umunota byo gupfusha ubusa. Noneho arangije abona n'umwanya wo gusenga iminota 3-4 ari muremure uri bumuhombye. Uzi ikintu yakoze? Yaravuze ngo isengesho kuko ari rirerire, aravuga ngo reka mfate isengesho rya mu gitondo ngikubire mu kintu kimwe cyitwa nkite A. Afata isengesho rya nimugoroba, ndabigusobanura neza. Afata isengesho rya nimugoroba arikubira mu kindi kintu kimwe aryita B. Uzi ikintu yakoraga? Yarabyukaga mu gitondo, yarangiza akitunganya neza, yarangiza akajya aho yagombaga gusengera akavuga ngo ubwisengesha akaba ararirangije, akagenda akajya ku kazi. Gusenga mu ncamake. Kandi ubwo ni ukuvuga ngo urumva ko ni umwanya ari kubona wamubanye mutoya ku bw'imirimo afite yamubanye migari, kugeza ubwo abona n'umwanya wo gusenga ya minota 3-5 iri bube imugoye cyane ku bw'imirimo afite. Arangije aravuga ngo inama rero nigiriye kandi mbona nziza, ninzajya mvuga ngo ubwisengesho ryose rya mu gitondo nzaba ndirangije bite ngenda, nimugoroba ninzajya ntaha cyangwa ngiye kuryama nzajya mvuga ngo B, ubwo Imana izaba yanyumvise, ubwo amasengesho nzaba nyarangije. Ubwo urumva iryo yobokamana ry'uwo muntu, kandi ubwo imirimo ari gukora. None se reka nkubaze, Jacques, iyo tuvuye wenda ugiye ufite iduka, oya reka tuyigire boutique wenda iciriritse, nawe uzi neza ko iyo ubyutse ugiye gucuruza kuri boutique nta bantu uba wasezeranye nabo bari buze kuguhahira. Nushaka uba ufite n'iduka, nta bantu bufite ngo 1, 2, 3, 4 aba twahanye isezerano ko bari buze kumpahira, sibyo? Ubwo uretse kugenda ikivi cyawe ukora no kugenda ukakingura imiryango ukarangaza gusa, ubundi ukicara aho ngaho ugategereza. Wa wundi uri kubona ko iminota ari 5 ari myinshi, uri kumusenga uri kumusaba, ukabona ko ari myinshi, ukabikubira muri A ukabura birangije, ubwo urumva umuhaye agaciro gake. Kandi uwo niwe uri bugene ba bantu bari buze, ni uri bohereze, ni urahimigisha ya business yawe ukaronka. Yego, ubwo nuvuga ngo ni uri bugene ba bantu bari buze iwawe kuguhahira. None umuhaye agaciro gake, ahubwo ugiye hariya ngo nibwo ngo ako kazi kawe washyizeho imbaraga nyinshi ngo nibyo biri butumuronka cyane. None ndakubaza, uramutse ugiye ukicara wa wundi wagombaga gusaba akabuza n'umwe ngo aze, wabigenza ute? Hari uwo waburanya? Ntawe. Noneho ugasanga ibyiyobokamana mu by'ukuri niyo mpamvu iby'ubuzima bw'ahazaza bwo kuzabaho by'iteka ryose abantu babigurana ibyo muri ubu buzima busanzwe, nyamara nubwo agahe gato cyane. Noneho ugasanga iyobokamana riri kuba mu bantu, rigenda rikamuka mu bantu, kandi aho wajya kureba ugasanga n'abantu bapfuye n'ibyo bari bagamije batabigezeho. Aho niho hava ubuhakanamana, abantu bugasanga bari kurwanya iby'Imana. Nasomye amagambo avuga yuko ngo bantu benshi ngo uzasanga barwanya Imana, ngo cyangwa se bakarwanya Bibiliya, ngo nuko amahame ya Bibiliya azaba babonye yabananiye, ngo noneho bagahitamo kuyirwanya. Ikindi cya kabiri, wenda tunasoza kino kiganiro, Yesu yabajije umuntu ati, yarabwiye abigishwa be ngo byamara iki gutunga iby'isi byose hanyuma ukakwa ubugingo? Ntacyo byaba bimaze. Mu gitabo cyitwa Ubuzima Bufite Intego, ku rupapuro rwa 50 haravuga ngo ubuzima tumara hano ku isi ni nk'akanya nk'ako guhumbya, ariko ngo uko tubaho muri ako kanya nk'ako guhumbya, hoya ngo tugereranije ubuzima tuzabaho mu isi zaza by'iteka ryose, ngo ubuzima tumara hano ku isi ni nk'akanya nk'ako guhumbya, ngo ariko ngo ingaruka z'uko uko tubaho mu kanya nk'ako guhumbya ngo nibyo bigena uko tuzabaho mu isi zaza.
icyo hepfo kirakomeza icyo gitabo kigasesengura ngo muri ubu buzima ntabwo turiho, ngo ngo ni nk'imyitozo y'amasiganwa, ngo ni ukwitoza kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose bw'ahazaza. Muri ubu buzima bwakabaye akanya ko kwitegura kuzabaho mu ijuru. Ntabwo ubu buzima ubu buzima bw'akanya gatoya. Iki gitabo mfite cyitwa Urugo rwa Gikirisitu, ku rupapuro rwa 32 kiravuga ngo ubuzima tumara hano ku isi ni bugufi, tubaho igihe gito hano ku isi, ngo rero ngo tugikore mu icyiza gishoboka mu kubaho kwacu kose. Icyiza gishoboka ni ugukunda Imana. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niho ibindi byose muzabyongererwa. Yesu vuba hagiye kuza, azasanga abantu baramwibagiwe, bataramwitayeho, bataritaye ku byakiza ubugingo bwabo, ku byazabahesha agakiza. Abo bazaba bahuye n'ikibazo. Abandi azasanga bariyahuye, barangirije imibiri yabo, ntibite ku by'ingenzi byari bikwiye, kuko ngo mu makene y'abantu ngo amakene ya mbere ngo amakene ya mbere ngo Imana igitanga ngo igayakenura, ngo bwa mbere ni umwuka duhumeka, ni mu makene. Cya kabiri ni ibyo kurya. Cya gatatu ngo imyambaro ikaza nyuma, n'ibindi bikagenda bikurikiraho, ngo ni ibyangombwa by'ibanze mu buzima. Ibyo rero Imana ije ibitanga, ariko nanone tugakora, ariko nanone ntitwibagirwe Imana, tugakora ntitwibagirwe amagara yacu. Imana idufashe, iduhane imyumvire myiza. Urakoze cyane. ngira ngo hari icyo nashaka, hari akantu ntajya nibagirwa. Ubu ngiye nduhuka isabato. Yego, nduhuka isabato. oya ni kusibye ni kwitegeko, niko Bibiliya ivuga. Umuntu wese utunze Bibiliya amenye ngo Bibiliya meme na Korowani itegeka, ibitabo byose by'imyizere bitegeka yuko gusenga, kuruhuka ari isabato, ntabwo ari icyaha, ahubwo niko Bibiliya ivuga. Umuntu uruhuka umunsi utari isabato, icyo ni icyaha. ukomeje kuri Korowani, nibuka surati aho Muhamadi intumwa y'Imana yavuze ko ngo abantu bataruhuka isabato ngo bazamera nk'inkende z'indindagizi. Iyo surati ndayizi, ni intumwa y'Imana Muhamadi yabivuze mu gitabo cya Korowani. Ni uko wari ugakomojeho, ariko ako narimvuze ntajya nibagirwa. Mu by'ukuri hari bitewe nuko ngenda nduhuka isabato, ubundi hari abantu twakoranaga mu mirimo isanzwe, no byagera ku wa nyuma, aho benshi nyine dukunze kwita ku wa gatanu, ku wa nyuma nimugoroba saa 10 ngataha. Noneho abantu bakambwira bati buso uratashye? Ndatashye. Ati ubu n'ibyashara tugiye guhura nabyo, ati bya none nejo, ati uratashye? Ndatashye rwose, ngiye kuruhuka, kuko itegeko ry'Imana ritubwira ko tugomba kuruhuka kandi tukajya no gusenga. Barambwira ati cyakora warahombye cyane, ati kuko twebwe ati rwose turayabona cyane, ati ndetse menshi, ati warahombye cyane. Noneho ikintu rero cyantangaje nuko iyo nagarukaga ku kazi kuwa mbere, wa wundi wasigaye ari kumbwira ngo ndatashye, ngo ndahombye, we ngo arayakorera menshi. Hari igihe nagarukaga kuwa mbere akambwira ngo ese ngo nta 20,000 ufite ngo ubingujije, ngo ko mfite ngo ibibazo ngo nshaka gukemura ngo byabaye byinshi. None nkibaza nkavuga, none se ko ngewe natashye nkajya kuruhuka nkanasenga, wowe ugasigara ukora, haba kuwa gatanu ugakora, kuwa nyuma warafunze, ubwo ni kuwa gatandatu Friday Vendredi, ku isabato ariho kuwa karindwi ntiwiguri gukora ufunze. W'iyo minsi yose yarakoze kugira ngo ibyashara bitamucika, agahindukira akambwira ngo nimuguze, ngo ibibazo byamubanye byinshi. None se byakubanye byinshi gute kandi wowe warakoze igihe cyose ukanabona byinshi cyane, ibibazo wananiwe uburyo bwo kubikemura gute? Nibwiraga ko ubwo nta mwanya ugira wo kuruhuka, akaba nta mwanya ugira wo kujya no gusenga, nibwiraga ko ibibazo byawe byose ubwo ubikemura bigashoboka. Mpita mbona ni ikintu gisa nkaho cyabasa abantu, ariko mu by'ukuri ntabwo kugeza ubwo ukora igihe cyose ntubone n'umwanya wo kujya gusenga, ntabwo ari byo bivuze ko ibibazo byawe byose bikemuka. Ku bantu bajya banga gufunga kugira ngo batekereza yuko bakica amahame y'Imana, mu gitabo cyitwa Uburezi page 281 haravuga ngo igihe Imana isaba
kuyegurira. Igihe Imana idusaba kuyegurira, ngo iyi kitugarurira ngo kirabagiranishijweho ubwiza bwacyo n'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo iyo dushoye igihe Imana iduhamagaye ngo mumpe igihe, icyo gihe tukakiyiha, ntabwo tuba duhombye. Ngo iyi kitugarurira ngo ariko mu gaciro kacyo kiyongereye. Iby'Imana idusaba ntabwo tukayibiha, ntabwo duhomba. Iyi bitugarura mu gaciro byiyongereye rero. Ariko yego nkaba numva rero mu gitabo ubwo turi muri kariya kagingo k'ibyobokamana ka kabiri wavuze, mu gitabo cyitwa umurimo w'umukristo hari urupapuro rwa 266. yego urwo rupapuro aho Imana yandikishije ivuga ko abantu batita ku byayo ku bw'inyungu zabo n'imirima yabo bari kuyitaho kugira ngo badahomba, ngo ibyo ngo abene abo bantu Imana ijye bashyiraho akamenyetso. Ntabwo ari ikimenyetso cy'Imana, ahubwo ngo ni akamenyetso, kandi ngo mu mwanya wo kubona umugisha ahubwo babona umuvumo. Ni ikibazo. Nkaba numva rero ngewe naha inama abantu bose baba bari kunyumva cyangwa se bari kutwumva muri iki kiganiro, ko mu by'ukuri bagomba kugira uburyo bwo kwiha gahunda. Mpereye ku kagingo ka mbere, abantu nibite ku bijyanye n'imirire cyangwa se nibite ku kintu gishobora kubafasha mu buzima muri iyo ndagihe barimo. Abantu nibite uburyo bwo kwiyitaho, bige uburyo bwo kwiyitaho muri iyo ndagihe barimo. Abantu barye ku byo Imana yabahaye, be guteganyiriza mu myaka 5 iri imbere, kuko ntabwo bazi ko bazayigeramo. Ntabwo mvuze ko abantu baya, ntabwo ari cyo mvuze, ahubwo abantu nibashaka uburyo bwo kwita ku buzima bwabo, kuko ejo Imana izabubabaza. Abantu nibashaka uko bita ku buzima bwabo, abantu barya ibyo gutunga imibiri yabo, icyo bizababyarira bizabafasha ku kubungabunga ubuzima bwabo kugira ngo indwara zigabanuke mu mibiri yabo, kandi bizatuma n'Imana itababaza imibiri yabo nk'abiyahuye. Icya kabiri, ku ngingo ya kabiri, abantu banyumva b'abakristo baba mu by'iyobokamana bazi Imana, mu by'ukuri nibahe agaciro Imana yabahaye ibyo bafite. Nibahe agaciro Imana yabahaye ibyo bafite. Imana kugusaba umunsi umwe mu cyumweru cyangwa isaha imwe mu cyumweru ngo uyisenge unayishimira ibyo yaguhaye, mu by'ukuri nta gihombo kibimo. Nge inama niyo nama natanga kuri izo ngingo zombi. Wenda Imana nibishima tukongera tukagira ikindi kiganiro, tuzatanga inama z'uburyo butandukanye, ariko numva izo nama z'uburyo bwombi nazitanga. Imana ishimwe. Ikivuze ati nibabiryeho, wari ushaka kwigisha ngo nyabuna ni icyaha kutarya, ariko nanone no kurya ukarenza urugero, ukaya ugasesagura ugapfusha ubusa, nacyo ni icyaha. Imibiri yacu kuyima ibyo ikeneye ni icyaha kuko turayishinzwe, ariko nanone no gupfusha ubusa ibyagatunze imfubyi, abapfakazi, abakene, rikagoboka abandi, wowe ukabyiha ukabikoresha uri umwe, ukabishyira hamwe, icyo nacyo ni ikindi cyaha. Ibyo dufite si ibyacu, natwe ntituri abacu ngo twigenge, twagahaye agaciro imibiri yacu, tugaha agaciro n'iby'Imana. Ese wowe wumva bikwiye yuko abantu bari bakwiye gutakaza ubuzima bari gushaka ubuzima? Ese bakiyahura, bakima imibiri yabo ikibasaba kubwo gushaka imibereho, bakiyima ubugingo bwabo, bakabwima gahena gatoya ko gusabana n'Imana kubwo gushaka kwiruka ku by'ubu buzima ibi bisanzwe byo mu buzima busanzwe? Ibyo ntabwo bikwiye. Imana idufashe kandi duhana imyumvire myiza. Gira icyo uvuga kuri iki kiganiro. Ese hari icyo kikunguye? Byandike muri comment. Tubashimira uko mukunda gukurikirana ibiganiro binyura kuri uyu muyoboro Ukuri Gukiza, kandi tubashimiye uko mujya mubisangiza n'abandi. Reka dushime Imana mu isengesho. Dusenge. Amen. Turagushimye mwami wacu, tugushimiye yuko duhaye uyu mwanya wo kongera kugaruka ku gutekereza ku kubaho, ku mahirwe twagize yo kubaho muri ubu buzima.
kandi tukaba tugushimiye yuko uduhaye uyu mwanya wo kugira icyo dusangira cyangwa se icyo dusangiza n'abandi batwumva. Tukaba tugusaba kugira ngo aya mahirwe twagize uturinde ko yazadupfira ubusa, haba mu by'ubuzima ndetse no mu by'ubuzima bw'iteka ryose. Turakwinginze kugira ngo abatwumva muri uyu mwanya ndetse baba abari hafi ndetse na kure, twese utwungura ubwenge kandi utwongerere ubumenyi kugira ngo tugire uburyo bwo gutunga amagara mazima, kandi uduhe n'ubumenyi bwo kugira ngo tubone uburyo bwo gutunga ibigomba kutubeshaho mu buryo bw'umwuka, kugira ngo kubaho kwacu bizatuviremo umugisha, tuzasoze neza. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke.